Nyagatare ubuyobozi bwamenye uburozi bwari bugiye gukwirakwira mu baturage. Nyagatare Hamenwe Litiro ibihumbi 10,500 y'inzoga zitujuje ubuziranenge zageranyijwe n'uburozi bwari bugiye kuzenguruka mu baturage. Ese wari ubizi ko inzoga zitujuje ubuziranenge zishobora gushyira ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga? Injira hano tubisobanukirwe. Inzoga zitujuje ubuziranenge ngo zirimo guhemukira abaturage bamwe na bamwe bagapfa abandi bakarwara bikomeye. Ni nayo mpamvu ku muganda wo kuri uyu munsi wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi ubuyobozi bwa Nyagatare bwamaze kuwukora bugahita bukwirakwira mu baturage bukajya guhiga bukwari inzoga z'inkorano zengerwa mu baturage hirya no hino mu mirenge igize akarere ka Nyagatare. Iki gikorwa cyakozwe mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage no guhashya abantu bakora cyangwa bacuruza izi nzoga zitemewe n'amategeko. Ubuyobozi bwibukije abaturage ko kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge bishobora guteza uburozi, indwara zikomeye ndetse rimwe na rimwe hakavamo abantu bapfa. Banasabye abaturage kujya batangira amakuru kugiye ku bantu bakora izi nzoga z'inkorano ndetse bakanazicuruza. Banasaba abaturage kutazinywa cyangwa kuzigura. Izi nzoga z'inkorano zirimo guhigwa bukware mu gihugu hose, dore ko batangije ikintu kivuga ko umuntu unywa inzoga z'inkorano cyangwa uzikora bagiye kujya banabafunga. Ngo ubuzima bw'abaturage nibwo bwa mbere. Uwo ni umuburo watanzwe hasabwa buri wese kwirinda kugura cyangwa kunywa ibyo biyobyabwenge, kubikora ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa n'abaturage. Iki gikorwa cyashimwe n'abaturage bavuga ko kizabafasha kugabanya ingaruka ziterwa n'inzoga z'inkorano no kurushaho kubungabunga ubuzima bw'umutekano wa buri wese. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese urumva abantu bazajya bafatanwa inzoga zitujuje ubuziranenge bahabwa ikihe gihano? Ndetse n'abazikora bajye bajyanwa mu nkiko bahabwe ibihano bikomeye? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, utange like, ukore subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru yizewe kandi agezweho, kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Damo Content.